Twongeye kubasuhuza kandi tunabashimira abakunzi b'ikiganiro amateka y'u Rwanda yazimiye. Mwari muri aho. Turabakunda kandi tunabifuriza ibyiza. Bityo rero namwe mujye mutwifuriza ibyiza kuko nibyo twahawe. Abenshi bankurikirana bakanankwepa ni abakirisitu. Buriya ujya muri church cyangwa se ukajya mu rusengero igihe icyo ari cyo cyose, utuma ujyayo buri gihe aragufashe, ntabwo yakurekuye, urasa n'ufunzwe. Nubona ngo abangaba ngo mu barangi ngo bajya mu ndembo, ngo wagiye mu rurembo ngo ntasohoka, hanyuma wagiye mu rusengero wese arasohoka. Ho bakuriye burya n'umwe ni Gaburiyeli, aragufata. Rero hari uvuga ngo nuvuga ngo nzahungira mu mwami Yesu, ibya Kavuna sinshaka kubyumva. Nzahungira mu mwami Yesu, nawe hari ibyo adashoboye, n'Imana yamuremye nayo hari ibyo idashoboye. Gusa nawe bisaba kumuhungiraho umuzi neza. Nuko ijuru ririmo kukubwira ngo bisaba kumuhungira umuzi neza, kuko nubwo anagufashe ntabwo ubu butaka bukunda, n'ababwo ntabakunda, ahubwo aza kubakoresha. Kuko numuhungiraho nawe azagusaba kugira ibyo umukandagirira, nka karande, ingoma data wa twese yimye, nka Satani, bucura bwa rurema. Urumva data wa twese ugiye gukandagira ingoma ye, ubwo aragutandukanya n'ijuru. Niyo wavuga ngo mujye mu isezerano, ngo ingoma yawe yogere kandi urimo uyikandagira. Rero ubwo urumva ugiye gukandagira karande, ntuzi ibyo ari byo, we ntabishoboye kubikandagira. Nk'ubu mfite urugo, tugaterwa mu rugo, nabwira umugore ngo najye kurwanya icyaduteye. Ni njyewe ugomba kukirwanya, kuko ni njyewe umutwe w'urugo, ni njye nyir'urugo. Niba rero ntashoboye kujya kugihangana nacyo, ntabwo umugore yabishobora. Ibintu Imana yananiwe gukandagira, Satani yarananiwe. We wamukandagira gute? Wamukandagira ukarama ku butaka bw'iwawe? Ntabwo bikunda. Bucura bwa rure, murumva ni bucura bwa rure, maramukunda. Rero urumva nawe urumva nawe yuko atari mwiza. Abagira ngo utarama, ntawe ukandagira ibyo ngibyo ngo azamara igihano. Ababikandagira bose uzababona bose bagiye bagenda, barimo n'inzahare. Buriya yaranakomeye. Wabonye ukuntu ashyingurwa? Uriya Kavuna yaramuburiye inshuro ebyiri, aravuga ngo ndo kwa Satani. Abuse ari he? Yasize impinja. Abakeneye ko utarama. Kandi abagira ngo uburayi bwinjire mu rugo rwawe. Abagira ngo uburayi bwinjire mu rugo rwawe, ubwicanyi bwinjire mu rugo rwawe, gutandukana kwinjire, abana bazerere. Ubu dufite abapasiteri abana bananiye, bazerere, gukenyuka, gukenyuka kubatahemo. Rero ntaho guhungira hahari. Aho guhungira mufite
aho guhungira hari n'ukwa kavuna, n'ukumva kavuna, n'ukumva kavuna gusa. Ariko naho ariko naho ubikore bigishoboka, kuko naho hari igihe imiryango yo kukwakira izafungwa nk'ibyabaye kwa Nowa. Ubu ngubu mushobora kwakira kavuna, biracyashoboka, ariko hari igihe imiryango izafungwa nk'ibyabaye kwa Nowa. Ukajya kubona ukabona ibibazo byabaye, utari ko uwashaka kavuna reka muhamagare n'ibiki byose byarangiye. Ijuru rirakubwira ngo mushake bigishoboka. Ubu rero no kwa Nowa bari bari mu minyenga nk'iyi ngiyi murimo. Nowa babwira batumva, ariko babonye ibibazo byavutse bajya kumushaka, kandi imiryango yarafunzwe kera y'inkuge. Nk'ibyabaye igihe cya Sodomu na Gomora. Igihe cya Sodomu nawe ntibamwumvaga. Urumva Nowa icyo gihe nawe ntibamwumvaga nk'uko mutanyumva ubu ngubu. Baba mu munyenga w'abazimu nk'uyu murimo. Baba mu munyenga w'abazimu nk'uyu murimo. Nako nta munyenga muzi. Rero mwese mufite kumvira ijuru. Yenda ngewe ureba winyumvira, ariko umva ibyo barimo kuvuga, umva icyo ijuru ririmo kuvuga, wenda nge ntunyumve. Mukumva kavuna, kuko ni impano mwahawe ku buntu. Niba udashobora kumva impano wahawe ku buntu, ahubwo ugashaka kumvira ugenda ngo ibya cumi n'amaturo, washyiramo igiceri ngo gisakurize Imana, bariya ni eliminati mu butayu, demons. Turabashimiye rero.